Barafite amashingo bayanteze kubera ko dushinye Imana kubera ko mwashyigikiye Imana iri muri Merci. Kandi Merci ni umukristo, ni umugabo muzima, ni umwe mu bahanzi bakomeye bajya muri Nibature. Ubundi muri Nibature bavuga ko hajyamo abantu bashaje n'abantu bagishakisha, ariko Imana igumugisha. Murakoze cyane. Reka cyo naheraho no gushimira Merci ko yabaye umugabo. Twahuye ari umwana mutoya, mu by'ukuri nari nagiye kuririmba ahantu nawe ari kuncurangira, ariko tuba connecte, ntitwari tuziranye, tugenda tuganira. Mu byo twaganiriye rero umunsi wa mbere, ndashima Imana ko yabisoje uyu munsi. Imana rero imushyigikire, urugo atangiye uyu munsi. Ndabizi ko yabaye umugabo, ndabyibuka nk'uko babivuze, amufunguriye YouTube channel hanyuma muha n'ibyuma bya studio hanyuma mwigisha nyine no kurikodinga ariko ntago yagiye ngo yicare, yaragiye arakora, nawe yiteza imbere. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none nuko baduhamagaye twembi, ariko dufite indi timu mwatubonye kare turi kuririmba. Merci aransabye ngo mugende kuvuga muze dufate n'agafoto. Hanyuma twamugeneye impano, ariko kandi nanjye n'umuryango ngera aho ngaho ndeke ntaribagirwa. Ndashimira abana bacu, ndashimira Merci na Fabi ndetse n'ababagaragiye ababyeyi babo, ari bo mberaho ndaja kubibagirwa, kandi barakoze imirimo ikomeye. Ndabashimiye papa, namwe Imana ibahumuje. Ngiye gushima rero, navuze ngo simvuga amateka, ariko ndavugaho bukeya, kuko nibyo bizaba bituma umuntu abona amashimwe. Ku by'ukuri Imana yabanye natwe. Hari igihe cyabayeho umugani ngo harabaye nk'iy'akabi. Hari igihe cyabayeho kibi, uko mubona aba bana bacu twashingiye none, ndetse n'abana muri kubona. Uyu mwana, uyu ni mukeba waje, ni mukuru waje. Hariho n'uriya ni murumuna we.
ndeka mbanze mvuge mwacu data bukwe yarapfuye ngo buce mukuru wacu arapfa umugabo wanje arapfa tureba imfatiro z'isi zirasenyutse kuko ntabwo mubibona kandi dusigarana abana batoya uyu nguyu utu twombi twari uducuke twari utwana tukiri duto cyane aho umutware wanje yitavye Imana Melissa afite imyaka 3 buriya ntabwo azi keretse we darebye amafoto ariko muri iyo myaka 3 amateka yaje ntihagarikiye aho ngaho hanyuma namwe mukurure urugendo rwo kurera abana b'impinja twarabimukira murabizi abantu bavuye muri Byura turi abanyage twari ahantu nyine mbese hadashimishije ariko twihaye Imana dusenga Imana yacu igendana natwe ntabwo yadutaye abana barakura abana bariga none dore babaye abagabo Imana nishimye haleluya ndashimira uyu mugabo muramu wacu uri mukuru wacu iyi niyo mfura mwa databukwe yagiye gupfa abari wadusigira tutarashaka nari ntarubaka uyu mubyeyi niwe wanshingiye aranshingira bombi na madame wiwe nguyu ndabashimira none dore batangiye no gushingira abana baje murumva uwo muntu adasanzwe ni umuntu udasanzwe haleluya aba bandi muri kubona ni baramukazi banje uyu nguyu n'aba bandi muri kubona aba ni abagabo databukwe yadusigiye nibo bahagurutse bashaka ingwano batega amatike bavuye hanze basiga ingo zabo basiga imirimo yabo baza kudushyigikira baza mu bukwe bwa Melissa baza kwishimana natwe bana ba data barumuna baje ndabashimira Imana ibahumuje ndashimira amabukwe utari hano ariko ibyo ari byo byose karandurikira ku cyuma mabukwe twarasigaranye dusigarana utwana dutoya turabana twari dushaririwe twari tumerewe nabi nzanibuka nazaga nicuranga asanga akararira naje yemwe munyihanganire sinibutinde hanyuma rero umutima urambwira ati ibyo ari byo byose nije mutoya ntabwo ngomba kugaragaza intege nke imbere y'amabukwe ngomba kumuremamo icyizere kamubwira tukarera abana kamubwira kuko ejo hacu ari heza turahaguruka mabukwe aricara nderera abana ndahaguruka naje mba umugabo mu rugo ngacaha kazana mabukwe akatekera akangaburira ndamushimiye uriya mubyeyi ndamushimiye abyumve ko nzirikana ikintu yakoreye gikomeye Imana nimuhe umugisha izamuhe kurama izamuhe gusaza neza haleluya ndashimira umusaza turi kumwe tumaze kubura umutware niwe twabanye nawe anyigisha kubana neza anyigisha kwirinda amazimwe namwe ndi muyobe iyo abantu bagize utubazo muze mubona abantu bose babanga kandi batabana arambwira uti mvaho kagenda ngarura ancaha n'ubu tubana neza n'abantu Imana nishimye ndamushimira umubyeyi cyane ngiye munyemerere rero shimira abandi bantu sinzi niba banyemerera wenda bagahagarara aho bicaye cyangwa niba baza bazamura n'ukuboko ndashimira umuryango wa Innocent Mukuruti na madame muze mbashimire Imana nishimwe uyu mugabo ni muramu wanje murabizi uyu mugabo yamfashije kurera abana angerera abana arabigisha none daratangiye no kubashimira turakwizeza ko tuzabana nawe tuzagusazisha neza
none nabageneye hano akantu gatoya ka insinzi kuko sinavuga amashimwe cyangwa ngo nkore bihwanye n'ibyo yankoreye. Reka rero bigire hino bahereze kado yanyu hanyuma musubire mu byicaro byanyu mubyubahire. Murakoze cyane. Kangomezi murakoze bana. Haleluya. Nifuje gushimira umugabo witwa Ndezeyombi Auguste naje nawe. Uyu mupapa iri ni rya kabiri mubonye kuva naba. Hari umunsi twahuriye kuri airport, sinzi ko twari buhure no mu nzira wenda nkamumenya, ntabwo muzi nawanzi gake yewe nguko muzi mu muco wacu wa Kinyamurenge nta nubwo ari mwene wacu. Ariko Imana igira inzira ibihumbi. Imana iza yuzuza amasezerano ikagira ahantu igira gute ihanyuze. Uyu mugabo atuye muri USA simuzi kandi nawe ejo si rya kabiri tubonanye. Uyu mugabo ni mwiza, sinavuga ibikorwa yakoze mu muryango waje. Tubiziranyeho jewe nawe na Mercy. Yabaye inkingi ikomeye mwabagabo mwabahinda. Uyu mugabo muzandike ko yabaye inkingi mu muryango waje. Papa ndabashimiye. Imana ibahumuje. Ndumva ngiye gusoza mwihangane. Ndashimira abana bacu Musirimu na Kimazi, ntabwo turi kumwe hano ariko ko barandeba aho bari baradukurikira. Imana ishimwe kuko yaduhaye abana ubu bakaba bahagarara nk'abagabo. Uwo ni umwana wacu w'imfura, niwe mugabo twasigaranye ubu ni buhawe dutegeka kandi tukishima. Yahagaze neza mu muryango wacu, yarambwiye ati mama humura tuzashimira abana bose. Ndamushimiye Kimazi, ndashimira Musirimu, Imana imuhumuje. Ndashimira abantu bose muri hano. Hari abantu batari no kunde batari hano bari hanze badushigikiye muri iki gikorwa, batazi ibyabo, baradutwerereye, baduha amafaranga. Imana y'umuje kuri konti yacu twari dufite zero, ariko ibyo ari byo byose murareba ko twakoresheje ubukwe bwiza. Ntabwo mvuga umuntu ku wundi, umuntu uri aha wese guhera ku mwana muto ku bana ari kubona hano n'abakecuru, umuntu wese wumvisha amakuru y'ubukwe bwa Mercy n'abariya basore bose bari hariya, inshuti za Mercy. Mercy azi kubana, Mercy yanzaniye inshuti, habe n'uriya mugabo mbabwiye niwe wamuzanye sinari muzi. Umuntu wese wamenyanye na Mercy ndamushimira. Papa ndamushimira kuko uzi kubana. Ngiye gusoza, reka soze nshimira ba mwana wacu b'Abasita, mwaduhaye umugeni mwiza. Murareba twe turirabura, twari dukeneye abazungu, none mwabaduhaye. Imana ibahumuje. Ngiye gushimira abaturanyi banje ba Kibungo, ni benshi nubwo sinzira ni bano bahagurutsa. Ni muhaguruka wo mwicaye mugire gutya gusa. Mwabonye ndabashimiye, tuzi kubana, tubana neza. Hanyuma rero ndabashimiye abaturanyi bacu ba EPR barangajwe n'umushumba wanje Asinapol. Twishimiye ko mwaje kubana natwe. Wenda ngiye gutinda, reka ndekera aho ngaho. Ndashimira sogokuru data bukwe waje afite imbaraga nkeya, baje bamurandase ariko yihanganye, yumva ko atakwihangana kutaza ahangaha ku biriro by'umwana. Reka ndangize nshimira umuryango waje mvukamo w'Abasinzira. Ni ukuri mwaradushigikiye, mwaradufashije. Imana ibahumuje. Numva uwo ndavuze wagize neza kuza nawe. Imana ibahumuje. Murakoze. Arakoze. Reka nanone twongeraho akandi kantu kamwe. Umuryango w'amanyana yacu w'Abasita mu by'ukuri twagendanye mu rugendo rwiza, mu biganiro twagiye tuganira
twagiye duhuza urugwiro. Rero mu by'ukuri tukaba tubashimiye byimazeyo. Imana ikomeze idushyigikire twese. dushimire imiryango isubira mu byimbo, ababyeyi bagume hano. Hanyuma hari abantu bashatse kubagabira kugira ngo uyu mwanya utaza kugenda batabagabiye. Reka eperi bigire bugufi bagabe ababyeyi, hanyuma reka nza gusaba bari muri protocole na service begere hanze barebe Clement kugira ngo bashinge n'imirimo tugiye kwinjiramo. Eperi niba banyumvise bacunguze uburyo umwete kuko dusigaje iminota nk'ine gusa. Eperi Kibungo, mwagize neza guherekeza umubyeyi. Murakoze cyane. Kambwira abakristo ba Eperi Kibungo batambuke. Bagitambuka rero ntabwo dushaka kubatwara umwanya, n'ibyishimo byinshi tutabona uko tubivuga kuba duhagaze ku munsi w'ubukwe bwa Merci. Merci yavukiye muri Eperi paruwasi ya Kibungo. Turamurera, tumutoza umuco mwiza, turamwigisha ijambo ry'Imana, kandi aradukundira umwana mwiza. Mwabonye ko ari umugabo, kandi umugabo ukomeye, yaba ari mu buryo bw'umubiri. Mwabonye inshuti nziza berekanye, yazanye umuryango, ariko no mu itorero nanone yatuzaniye inshuti nziza. Rero turamushimira cyane kuko mu by'ukuri yabaye umwana mwiza kandi akumvira kumva ijambo twamutoje. Hanyuma turagira ngo tureke gutwara umwanya munini dushimira umubyeyi we. Nubwo twamwigishaga mu itorero, ariko yari afite umubyeyi umuba hafi ukomeza gushimangira rya jambo tumutoza. Rero mama baby, turagushimiye. Imana imugisha. Uwarera yarera umwana umeze nka Merci akavamo umugabo w'ingirakamaro nk'uriya. Rero mu by'ukuri twishimanye nawe, kandi turashima Imana cyane yabigufashijemo tukaba tugeze kuri uyu munsi. Ndashimira abakristo bose ba Eperi. Murabona ni benshi, aba ni bakeya, ariko hari abandi bataje. Mu guhina amagambo rero dufite impano ebyiri. Iya mbere ndagira ngo ni inka twateguriye mama baby kuba yarahagaze gitwari agahagarara kigabo kugeza kuri uyu munsi. Ndagira ngo abayifite murakoze, reka nsaba umushumba ayimushyikirize. Hanyuma abamama nabo bafite impano yabo, reka nabo bayimushyikirize. Hanyuma kubwo gucunguza umwete turasoza pasiteri aragiza uru rugo rushya ruvutse uyu munsi Imana mu magambo makeya, kugira ngo Imana niyo nkingi twegamiye twese rwose izabubakire, kandi tubifurije kuzabyara bagahirwa, bakabyara abahungu n'abakobwa, bagatunga bagatunganirwa. Reka rero mumfashe duhe Imana amashyi menshi twishimira ku byo yakoze. Hanyuma umushumba turagize Imana aragiza n'Imana urugo rushya. Murakoze. Turagushimye Mana yacu, reka tubanze tugukomera amashyi menshi. Turagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi w'umunezero, umunsi w'ibyishimo, aho watugejeje kuri iyi tariki twasengeye twifuje kenshi, tukaba twahagararanye n'abana bacu Merci na Fabiola. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze rwose kugira ngo uzabubakire, uzabahe umugisha, kandi umugisha abashumba babasabiye, umugisha ababyeyi basabye, twiringiye tudashidikanya ko bazawubona. Turagushimye ku bwa gahunda zose wateguye ukazigenza neza. Byose tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana, iyo ifere, birashoboka.
umukunga dusoza kugira ngo dutangire igitaramo kindi. Yesu waje we. Merci nacuranga umukunga tugiye kuri merci nacuranga. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane ku bwa merci. Bashimishe n'abantu bari Abazali tuvugirize Imana abantu benshi cyane. niwe wa mbere mu gihugu ku bintu bijyanye no gucuranga umukunga, niwe watsindiye iri soko. Hanyuma ku munsi w'igitaramo cye mugiye kumwumva noneho umunsi w'ibirori bye. Aha, reka bamuhigamire ubundi yo baba Tavuga na phrase tabu. Abayumbe bose bave mu byiciro by'izuba. Baze hano saa 10 zirageze turatasha. Kwezera.